Hariho umwami wari ukiri ingaragu, yari ari kugenda mu giturage cyo mu gihugu ayoboye, ari kugenda binguka abakobwa babiri beza bari guseka, arangije umwami aravuga ati bari abakobwa nshaka ko muzabamenyesha ubundi bakaza kunsura aho nzaba nkambitse. Mu gihe kandi abo bakobwa babibwiwe, ubundi abakobwa bamara igihe kinini bategura imyambaro bazagenda bambaye umwe kuri umwe, ndetse kandi bategura n'ibyo kurya bazashira umwami kubera ko uwo mwami yari yabibasabye. Wibuke neza ko umwami yari akiri ingaragu, ntabwo yari afite umugore. Hanyuma kandi igihe cyarageze, muri abo bakobwa harimo umukobwa wari umukire cyane, ariko kandi undi we yari umukene, ntabwo yari akize cyane. Kubera yuko rero uwo nguwo yari umukene atarakize cyane, yatetse ibyo kurya byoroheje, hanyuma kandi wa wundi w'umukire cyane we ateka ibyo kurya bikomeye kubera ko yatekesheje ibikoresho ndetse n'ibindi byose byari bihenze cyane. Uwo nguwo wari umukene yari afite imyambaro idahenze cyane ndetse iciriritse, ariko kandi wa wundi wari umukire we yari afite imyambaro ihenze cyane, yari afite imibavu ihenze cyane, mu gihe kandi wa wundi w'umukene we nta na kimwe yari afite gihwanye n'icyo wa wundi w'umukire yari afite. Imyiteguro yararangiye, hanyuma kandi wa mwami aza muri cya giturage cyari yabengutsemo abakobwa babiri beza, hanyuma kandi wa mwami ategeka yuko abo bakobwa ubundi baza umwe kuri umwe kugira ngo arebe umwiza kurushaho, ubundi amugire umwamikazi w'icyo gihugu. Ubwo ngubwo wa wundi w'umukire yarabanje ajya kureba uwo mwami, ajya guhura nawe kugira ngo uwo mwami amuhitemo niba ari we waba umwamikazi w'icyo gihugu. Hanyuma kandi wa wundi w'umukire nawe yari ari kwitegura, yari ashoje, nawe yari agiye kugenda. Wa wundi wari umukire wari ufite imibavu ihenze, wari ufite vino ndetse n'ibindi byose bihenze, ndetse wari watetse ibyo kurya bihenze, yari yambaye n'imyenda ihenze cyane kandi yasaga neza cyane kubera ko yari yisize n'amavuta ahumura neza. Hanyuma kandi ari kugenda mu nzira yaje guhura n'umusabirizi. Uwo musabirizi yakubise amaso uwo mwari, wa mwari twabonye wari umukire cyane, wari ushiriye umwami ibyo kurya ndetse kandi afite vino, wari wagiye yisize imibavu ihenze cyane kugira ngo umwami abe ari we aza guhitamo kugira ngo abe umwamikazi. Wa mukobwa yari ari kugenda abona umusabirizi, uwo musabirizi nawe akimubona ahita aza yihuta cyane aravuga ati nyamuneka ndakwinginze, ndabona ufite ibyo kurya mu ntoki, ndakwinginze basi kozamo amasha abiri ubundi ume kuko ndashonje cyane kandi mfite inzara nyinshi, ndagusabye rwose mfasha ume kuko ndumva utamaye natageza mu kanya. Hanyuma kandi wa mukobwa twabonye wari umukire, wa mukobwa wari wambaye neza, yisize neza, ahumura neza, afite ibyo byo kurya mu ntoki yari yatetse neza, arangije ahita aseka cyane aravuga ati nta soni ufite, niwongera kunyegera ndibuze kuguteza amabanda ari hariya ubundi agukubite. Urabona ukuntu nambaye, ntunyegere kugira ngo n'iyi parufe niteye itaza guhumura nabi bitewe n'ukuntu wowe uri kunuka. Hanyuma kandi wa musabirizi yaramubwiye ati ndakwingize rwose ndashonje cyane kandi ntugire ngo ndikwiriza, iyi ni inzara iri kubintera, ndagusabye basi wenda kuramo rimwe umereze ndabyakira kandi ndagushimira kubw'ineza urabungiriye. Hanyuma kandi wa mukobwa yahise avuga ati urongera kuvuga ijambo rimwe, njyewe ubu ngubu uri kubona nongeye kuba umwamikazi mu gihe gitoya, rero urongera kuvuga ijambo rimwe ndibuze kuguteza ari amabanda ubundi agukubite. Hanyuma kandi wa musabirizi kubera ko yari ashonje cyane nubwo yagaragaraga nabi, yaravuze ati rwose ndakwinginze basi wenda impa ibyo kurya, basi wenda ukoremo igice ubundi ume nabwo ndagushima. Hanyuma kandi wa mukobwa yahise ahamagara ya mabandi yari ari hirya, ubundi ayo mabandi ahita aza ubundi atangira gukubita wa musabirizi, ubundi aramukomeretsa amuta hepfo mu muringoti. Wa mukobwa nawe ahita avuga ati asye wari ugiye kuninza kandi ndumva wangirije impumuro yanjye kandi igiye guhura n'umwami. Hanyuma kandi wa mukobwa ahita ajya guhura n'umwami, mu gihe kandi wa mukobwa w'umukene we aba akiri mu rugo, yarangiza nawe agahita azinga ibye byose ubundi akajya guhura n'umwami. Uwo mukobwa w'umukene aba afite ibyo kurya biciriritse ndetse aba yambaye imyambaro iciriritse, aba afite vino n'ibindi byose ubona ko biciriritse bidahuje n'ibya wa wundi w'umukire. Wa mukobwa agera mu nzira, yakubita amaso hepfo agahita asanga hari umusabirizi uri aho ngaho ndetse uri kuboroga cyane, avuga ati nyamuneka nta waba uri hafi ngo amfashe ko numva ndi kuribwa cyane. Hanyuma kandi wa mukobwa ahita agira impuhwe nyinshi ubundi agahita ashira bya bindi byose yari afite hasi, yaba vino yaba ibyo kurya byose yari ashiriye wa mwami kugira ngo arebe ko we yamuhitamo
ubundi agahita yihuta cyane akajya gusanganira wa musabirizi baba bakomerekeje ndetse kandi bamutaye mu muringoti hepfo. Bibutse neza uwo musabirizi ni wa mukobwa w'umukire uba uhanganye n'uyu nguyu w'umukene kugira ngo arebe ko basi wenda umwami yahitamo umwe ubundi akaba umwamikazi. Niba uba wakomerekeje wa musabirizi uba wamusabye ibyo kurya aho kugira amuhe ubundi akamukomeretsa. Mu gihe kandi wa mukobwa w'umukene we ahita yihuta cyane ubundi agasanganira wa musabirizi aho yari ari mu muringoti akavuga ati humura uraza kumera neza ariko wabanza ukambwira wakugize gutya. Hanyuma kandi wa musabirizi ahita avuga ati unyanganiye rwose si ingenzi cyane kubera ko nari nshonje cyane ubundi mbona umwari wari usa neza afite ibyo kurya, inzara rero yaneye kuba nagenda ubundi nkamusaba ku byo kurya yari afite ndetse kandi aho kuma ahubwo aneza amabanda arankubita. Hanyuma kandi wa mukobwa disi yarabyumvishe ubundi arababara cyane aravuga ati yo nari nzi ko wenda umuntu ashobora kukwima ariko ntabwo nari nzi ko umuntu yakwima akageza n'aho aguteza amabanda ubundi akagukubita. Hanyuma kandi wa mukobwa yagize impuhwe nyinshi ubundi aravuga ati humura rwose ntugire ikibazo, hano hari ibyo kurya nari nshiriye umwami kugira ngo ndebe ko yanezezwa n'ibiryo namutekeye, ngiye kuguha ubundi urye. Hanyuma kandi wa mukobwa yahise afata bya biryo byose byo kurya yari ashiriye umwami ubundi ahita abiha wa musabirizi yahuriye nawe ku muhanda. Hanyuma kandi wa musabirizi ajya bya byo kurya byose wa mukobwa yari ashiriye umwami. Wa mukobwa arangije aravuga ati unyihanganire rero, dore ndabona impamba nari nshiriye umwami yose uyiriye ndetse nta n'ibyo kurya na bikeya ushigaje, ariko ibyo ntibiri buze kunca intege, nanjye ngiye guhurana umwami. Hanyuma kandi wa mukobwa yahise asindagiza wa musabirizi ubundi amwicaza ruguru y'umuhanda ahantu hatuje. Arangije aravuga ati humura rwose ntugire ikibazo, ningaruka ukiri ahangaha ndibuze kugufasha kandi ndibuze kwita kuri ibyo bikomere byose wagize. Wa mukobwa yahise yihuta cyane ubundi ajya guhura n'umwami. Hanyuma kandi wa mukobwa w'umukire we yari yamaze kugera ku ihema umwami yari arabarimo. Wa mukobwa w'umukire yaragiye arangije yinjira mu ihema atungurwa no gusanga umwami atari mari. Hanyuma kandi wa mukobwa w'umukene nawe yaraje asanga wa mukobwa w'umukire ari aho ngaho ndetse asanga wa mukobwa w'umukire afite ibyo kurya. Wa mukobwa w'umukire yambaye neza, afite imibavu ndetse afite na vino byose bigihari, mu gihe kandi wa mukobwa w'umukene we ibyo kurya byose yari afite aba yabihaye wa musabirizi baba bahuriye ku muhanda ndetse wa musabirizi wa mukobwa w'umukire aba yakubise cyane amuhora ko we yamusabye ibyo kurya. Wa mukobwa w'umukene yitegereza ukuntu wa mukobwa w'umukire afite ibyo kurya byose, ari guhumura neza, asa neza, agaragara neza ndetse yambaye neza. We yakireba yareba ukuntu yambaye imyambaro itameze neza n'iyo ngiyo y'uwo mukobwa w'umukire, yakumva impumuro afite akumva ntago ahumura nk'uwo nguwo. Nyamara kandi yatekereza ukuntu wa musabirizi yamusize ibyondo bitewe n'uko bari bamunaze mu muringoti, bikamutera gutekereza ko nyine umwami atari buze gukunda uko ari buze kubasa. Hanyuma kandi ako kanya hahise haza abaja n'abajakazi b'umwami, ubundi baravuga ati mwihangane gatoya mutegereze umwami wanyu arabura igihe gitoya ngazi. Hanyuma kandi mu kanya gatoya abaja n'abajakazi b'umwami bo bahise bavuga ati mwihangane mwunamire umwami wanyu kubera ko arahageze. Nyuma y'uko umwami ageze mu ihema barunamutse barangije baratungurwa cyane, mu gihe kandi wa musabirizi wari uri ku muhanda ari we wari uhagaze imbere yabo nk'umwami, yari yambaye neza ndetse ibikomere bye abaja n'abajakazi be bari batangiye kubyitaho, yari ari kugaragara neza. Mu gihe kandi yahise aterura ijambo arangije aravuga ati ndabona rwose mwaje nk'uko nabasabye, gusa kandi ndabona bitandukanye. Wowe kuki mbona usa nkaho ikanzu yawe iriho ibyondo kandi nta byo kurya wazanye narabigusabye? Mu gihe kandi wa mukobwa ahita avuga ati umbabarire rwose nyiricyubahiro, nakabaye nzi neza ko wakabaye ubizi. Mu gihe kandi wa mwami ahita avuga ati byose ndabizi, rero nabonye muri beza cyane, nifuza yuko umwe muri mwebwe namuhitamo akaba umwamikazi w'iki gihugu. Mu gihe kandi byabaye byiza ko nashaka uburyo napimamo imitima yanyu kubera ko amasura yanyu yo nabonye ari meza. Rero kandi wowe ufite ibyo kurya ndetse ufite vino, wisize neza, uhumura neza, ariko kandi naje gusanga umutima wawe atari uko nguko bimeze, kubera ko ubwo narindi umusabirizi hariya ku muhanda wanciyeho ufite ibyo kurya mu ntoki,
hanyuma kandi kubera ko nakugaragarije ko nshonje ubundi nawe ukanyereka ko nta mutima ufite, ubwo nagusabaga ibyo kurya basi wenda ngo nkoremo rimwe, ubundi aho kugira ubime ahubwo ukaneza amabandi akankubita. Wari ubizi neza ko umwami ushiriye ibyo byo kurya nubwo atahabwa ibyo byawe n'ubundi yabaho kubera ko aba afite benshi bamwitayeho, ariko kandi wari ubizi neza ko n'ubundi uwo musabirizi wagusabye ibyo kurya ku muhanda, wowe iyo umuha ibyo kurya yari agusabye yariyo mahirwe yari arababonye yo kuramuka ku wundi munsi ukurikiye. Gusa kandi aho kugira ngo umuhe ibyo byo kurya yari agusabye ahubwo wamuteje amabandi aramukubita. Nyamara kandi wibuke neza ko ntabwo umugisha ari ngombwa ngo uze mu modoka nziza. Wowe nubwo uri umukene imyenda yawe ikaba yanduye atari uko utaje wameshe, ahubwo ukaba udafite n'ibyo kurya atari uko utatetse, kandi ukaba wari uzi neza ko umwami ashobora kukubaza ibyo byose cyangwa se byose yabirebaho agasanga bisa nkaho wamusuzuguye kubera ko yari yagusabye yuko waza usa neza, cyangwa se wari ubizi neza ko kuza imbere y'umwami bisaba ngo ube usa neza, kandi wari ubizi neza ko umwami najya kuguhitamo wowe nubwo uri umukene akaba nta byo kurya ufite. Ariko kandi impamvu udafite ibyo kurya imbere yanjye ni uko ibyo kurya byose wari ufite wemeye kubiha wa musabirizi wabonye ku muhanda ari kugusaba ibyo kurya. Ntabwo witaye ngo umwami ngo nambaza ibyo kurya biragenda gute, kubera yuko wagize ubwenge bwo kumenya ati n'ubundi umwami yaba afite ibindi byo kurya nyuma yuko nta byo kurya namuha. Kandi n'ubundi uyu musabirizi we ndakeka kuba ababaye ari kunsaba ibyo kurya ari uko nta bindi byo kurya yabonye. Kuba utari guhumura neza ndetse imyambaro yawe yuzuyeho ibyondo kandi ibyo bikaba bitaguteye ikibazo cyo kumva yuko utazi imbere y'umwami, ni uko ubizi neza ko ibyo byose byatewe n'uko umusabirizi wabonye ku muhanda wemeye kujya kumutabara muri borodire ubwo yari ari gutabaza akeneye ubufasha, ubundi bikarangira imyenda yawe yandujwe n'ibyondo byari biri kuri uwo musabirizi ubwo wamutabaraga. Nyamara kandi wowe wamenye neza ko umugisha utaza mu modoka nziza gusa, ahubwo umuntu wese yaguhesha umugisha. Kubera yuko rero nasuzumye imitima yanyu naje gusanga mwese mutandukanye. Wowe nubwo ufite ibyo kurya ukaba ufite vino ukaba uhumura neza, hanyuma kandi uyu nguyu akaba nta byo kurya afite kubera ko yemeye kubiha umuntu wari ubabaye kandi wari ukeneye ubufasha. Nyamara wowe wari ushoboye kumufasha, ahubwo wo kumufasha ukamuteza ibyago byo kumuteza amabanda akamukubita, naje gusanga mutandukanye. Niyo mpamvu rero uyu nguyu udafite ibyo kurya kandi akaba asa nabi ari we ugiye kuba umwamikazi w'iki gihugu. Nyamara kandi wowe wahohoteye uriya muntu wari ukeneye ubufasha, nawe ugiye gukurikiranwa ubundi uhanirwe ibyaha byose wakoze. Gira neza wigendere kandi neza uzayisanga imbere. Agatabo k'ibanga. Wabona ufashe uyu munsi ari we mugisha w'ejo hazaza hawe.